Abakiriya b'uyu munsi babaye amateka no kuri kw'Imana pe. Amasazi nayo rero ari kunyanduranya. Mwese mbura abakiriya ibintu byo gukora business mu gipangu bose ntabwo ari byiza. Mwese abaturage ko banyijeje bitangaza ngo bazajya baza kungurira tumusoni. Kambe nirira mu gihe abakiriya nabuze n'ubundi ndabona uyu munsi. None ifi na rifi cyane kuno zari ziryoshye se. Yewe we. Neza ko mbona imvura itangiye ku. Wasanga ifi none ngiye kuzihomba. Mana wamaye abakira baguriza. Nibuzi yabana ari imbonye abantu bajyana ho eshatu izindi eshatu akaba arizo nza kujya n'ubundi ni mugoroba. None se ubundi nizirako ziri bupfe. Kuri ampuri raguye pe. Sumvuze induru mbabwire ko nazanye ifi none mbanze kuza kuzijya ko. Mana mbabaruma abakiriya no kuri kw'Imana. Mbabaruma abakiriya pe ndakwinginzemo abakiriya. We n'ubundi ntabwo ari ugambira unabara. Acyagiye mama ndi kuvuka buje waranabaye impamvu ndi. Ariko iyi mvura ukayihagarika kugira ngo abakiri iguye abakiriya narababona none zaba zipfuye zose n'ukuri. Yewe we. Mana ndashaka abakiriya pe. Ariko hari ukuntu bajyaga batakamba kera ngo bagatakambira Imana ya Isirayeli ngo Imana ikabumba ubuse nanjye senge gute mbuza amagambo mvuga ndumva mu mutima gose ndi gusepfugwa ibintu byo kubura abakiriya ko yera zasazi nazo ahubwo ndasanga zizimaze Mana gira uko bigenza ibintu byakomeye business igishoro cyanye kirashize umva ariko ngiye reka nisubireho ndebe kuno nanuri zifite imvura cyangwa ndone si kw'imvura iguye n'ubundi Mana ariko nubwo mbirangije babariruma abakiriya ngiye kwanura ariko kanzanure Mana imvura itazicira hanga busa nabigenza gute yewe zafi zahombye zabuza abakiriya dore ndi kuzirira Mana yanjye we wamuko nabuza abakiriya akaba ariko ndibuze no kubura abashyitsi Acha n'ubundi abakirana nimba tabagira ifite ziryoshye gucya nibo bari bagiye kuzijya mu by'ukuri byaba byagendaga gucya buri gihe ajya nzirangura ziryoshye gucya ariko urabona reba kino giti reba uburyo kimeze gutya aba bakira bari bandiriye mu mibare mu kw'Imana buri yari igihe umucuruzi abura abakiriya akivovota ngo ibintu bye ngo byabuze ngo abakiriya njye ntabwo nivovosa ahubwo ndishimye cyane kuko ibintu naringiye kubaha byari biryoshye uziko wowe uri umukiri uri umucuruzi ugasanga waragubanye utuntu twose mbese warahwereye ariko umuntu uza kugurira buri munsi ugasanga ngana gutya afite nyababyeyi ifite ikida afite igiki nanjye reka nzayizana imbere y'abakiriya banjye yo kubagaburira abo bagira ubuzima bwiza rero njye nindangiza mbubure Imana ifashe ndangize kugiza ifi nta muntu uragera ahangaha kuko aje yabamombeje cyane nawe uwo mukiriya n'induje uwo muguzi n'indi nombora agatari umuguzi abatari n'umushyitsi yewe ikanyengera hari ahindiyemo imbeba ahubwo nyibahanirengeye singera ngakara kengi yaciyemo reba mani singiriye hariya amaso kwiyuhaze ntabwo ubona cyangwa yari umusereba ndareba kaningwe buryo ngo ndangazo yishe kose n'umurengwe warenze noneho ari akantu nageze mbona wari watumira inshuti yawe ukayibwira ngo ufite anniversaire ubize kuza mbere y'abandi ngo wayibikiye agafata agakonje yahagera ukayibwira ko ariko wahereyeho unywa kumvaga icyaka cyari kikwishe ibyo bintu inshuti yanjye yegeze ibingo ariko nanjye nagiye kumuha nyina